bavandimwe bene rubanda, dusangiye gukira no gupfa. Uyu munsi w'Imana, kuri uyu munsi w'Imana ndabishimira Imana yuko tubonye aka kanya ko kongera gusangira. Dusangira byinshi, ariko nashatse ko uyu munsi twongera tukibaza ku butumwa Imana iduha, yaduhaye kandi ikiduha. Ko hari benshi bibwira ngo Imana yaduhaye Bible, nutajya muri Bible ngo ushake icyo Imana ikubwira, icyo Imana izatubwira nyuma ya Bible nta gaciro, ariko baribagirwa ibyo umuhanuzi Yohani wanditse ibitabo byinshi muri Nouveau Testament, we yivugiye ati ntabwo ntitwashoboraga kwandika ibyavuzwe n'ibyakozwe hose na Yesu, ntibyashobokaga. Ikintu cya kabiri ni uko iyi Bible yashyizwe hamwe, bahitamo ibigomba kwandikwa, bandika ibyo, ibisigaye ntibabishyiramo. Ikindi cya gatatu, bibagirwa ko Yezu yivugiye ati, abwira abigishwa be yabanye nabo imyaka, ababwira ati hari ibyo ntashoboraga kubabwira kubera ko mutashoboraga kubyumva, ariko nimara kugenda nzaboherereza umwuka uzabashoboza, uzabasobanura, uzatuma mushobora kumva n'ibyo mutumvise, n'ibyo ntashoboye kwamenya. Uwo mwuka yarawohereje kandi aracyanawuhohereza. Iyo guhaye impano yo gusobanukirwa, urabyumva ibyo yanavuze bitashoboye kumva, ariko turi kumwe kugeza igihe impera y'isi. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka araza arakatubwira. Iyo bavuga ngo Bikira Mariya yabonetse cyangwa Yesu yabonetse, ntabwo aza nk'umuntu ngo ababwire nk'umuntu. Iyo ushatse kumva ibyo intumwa y'Imana yaje kutubwira, n'icyo gitabo ushatse wakireka kucyumva. Uko cyanditse gisaba uhawe inema kugira ngo ashobore kucyumva. Ako ni agaciro, ariko ushaka unyumve, nashatse yuko tuvuga
ku butumwa twahawe kuri 30 y'ukwezi kwa 12 nabo bagejejeho mu kiganiro mperutse gutanga 30 y'ukwa 12 uyu mwaka urangiye, ubutumwa bwahaye Valentine Nyiramukiza i Buruseli. Impamvu ushatse kugaruka ku gice kimwe nuko aratubwira ati Papa Benedict napfa ibi bizagenda gutya. Ni ukuvuga ngo atanze Signe n'igihe izatangirira ku rupfu rwa Benedict, Papa Benedict 16. Yewe maze kumva ko atanze ikimenyetso kandi yagitanze muri iryo ijoro rishyira mu ijoro bucya rizaza bukeye niho Benedict yapfuye. Ni ukuvuga ngo yaje kutwanansa yuko Benedict agiye kwigendera, ariko haravuga ati nagenda dore icyatumye jyewe mbyibazaho kandi ngasaba ko namwe mubyibazaho, cyangwa nkaba ngiye kubereka impamvu mubyibazaho, nuko Benedict asezera kuyobora kiliziya ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 2 mu 2013. ijoro ribanziriza uwo munsi kuri Vatikani muri habaye igitangaza. Basilique Saint Pierre isa naho yasatuwe n'umurabyo ugaragara cyane. Nahise mbona ifoto ya Basilique igize n'umurabyo muremure. Ibintu bibaye kuri Basilique ni biki? Uracya papati. Ariko yewe nari maze iminsi nkurikirana ibintu bibera i Vatikani mbere y'uko Papa demission. Ntabwo byari bimeze neza, harimo ibice harimo intambara, harimo ibintu murazi ankete zariho amafaranga uko yabaye yagiye nuko bikanyura mu kuntu ku buryo abantu bose baba circuité. Donc byari avugana, ariko umuntu ashobora kuba muri iriya jungle gute? Noneho ko nabona Signe ikurikirwa na demission ya Benoît XVI. Yese ibyo bitumye umuntu ananirwa.
uko bagiye babisobanura ni ukundi, ariko ikigaragara ni uko twaje kubona mesaje ivuga ko yo mu ijuru, ivuga ko ni Signe Imana yatanze ibice bigiye kuba mu kiliziya, agiye kuba ndasa nubaha amateka yabyo, ariko sinsobanura ibyo ari byo, si kubisobanura. Buri muntu arakoresha impano ye cyangwa isabe kugira ngo ashobore kubyumva, kuko donc nabonye iyo Signe y'ibice bigiye kuza mu kiliziya bizana bitanga bitera, donc iyo Signe yabanjirije demisiyona ya Papa Benedict. Noneho nyuma yo kudemisiyona haje indi Signe yo mu ijuru itubwira ibikurikira urupfu rwa Benedict. Urumva hashize imyaka 9, imyaka 9 zaba bibiri na 13, 2022 en fait byagombye kuba byuzuye imyaka 10 mu kwezi gutaha. Ibyo iyo Signe ikurikirana n'urupfu rwa Benoît XVI iratubwira d'abord, tumenyesha ko agiye kugenda, iratubwiye ngo napfa, ariko yarimo gupfa burya. Arabivuga uwo munsi mw'ijoro rikurikiraho Papa yaritabye. Bizaba bibi, aravuga ati bizaba bibi. Nagira ngo twongere twumve Yezu Kristo aho agera ageze ku jambo ku rupfu rwa Benedict. Bakuru ba kiliziya, Papa, bakaridinali, basenyeri, bapadiri bakuru n'ababungirije, badiyakire namwe bahereza, nimwisubireho mureke kugendera mu nzira z'umwijima z'abashaka gusenya ingoma y'Imana. Ndashaka kuvuga ko iyi si ya none n'abayituye bayitegekeramo barashaka kwimika ibigirwamana, bagahera mu gusesereza kiliziya bahereye mu mizi, bakuraho ibiranga umukristu wa Kristo, kuko bazi ko basenga iyo bashyize hamwe banesha shitani. Papa Benedict wa 16 napfa, hazahinduka ibintu bimwe na bimwe muri kiliziya. Niyo mpamvu mugomba kuba mufite roho mutagatifu wuzuye ngo mutazagwa mu buyobe nk'abataraburiwe bana banjye. Nongeye guhamagarira kiliziya y'u Rwanda ngo ihagurukishe ishishikarize abakristo b'Abanyarwanda gusenga basaba ubwiyunge no gushyira hamwe, kuko bugarijwe kandi bazakizwa na kiliziya izigobotora umwanzi
igasenga yatuye ku mugaragaro isabira amahoro u Rwanda n'abanyarwanda, byose biri mu maboko yanyu, mu byumve cyangwa se mu bikoresho uko mushaka, ariko nzabibabaza mwese. Bategetsi ba leta, namwe birabareba, kuko icyo umuntu adashaka ko bamukorera ntagikorera abandi. Mwe mwicisha ibiremwa muntu mutarimye, nabo ni ibiremwa byacu nkamwe. Muragowe, mwe mubavutse ubuzima bwabo mutabahaye, birabareba, muzabibazwa, kuko nta mwenda uba imbere yanjye na data uri mu ijuru, nishyuha cyangwa se ukonje. Nabatumyeho kenshi muransuzugura, n'ubu ndongeye mbatumaho mubyumve ko mushaka, mubishyiraho mushaka. Nimutegekane urukundo, ubutabera kuri bose na hose, kuko igihe kirageze ngo mukorere mu kuri. Abanyamadini namwe nimukorere mu mucyo, mu kuri no guca bugufi, kuko njye muvuga ko mukorera nca bugufi. Nimukundane bamwe n'abandi, kandi namwe ndabibukije. Namwe muvuga rozari, nimuyigire itara rimurika mu mwijima, kuko ari mwe mumurikira isi ngo ive mu buyobe. Muyigire akabando kanyu ka buri munsi. Nimwe mugabanura ubukana bw'ibyorezo, mugahosha intambara n'ibitero bigabwe na shitani. Nimuba mu mucyo no mu rukundo rwanjye, nta kizabahungabanya abana banjye. Uzaba mu kuri azaba kumwe nanjye buri munsi. Mbahaye umugisha wanjye mwese, mbifurije kurangiza umwaka neza no gutangira undi nawe utoroshye na gato. Nicyo cyari kinzanye kugutuma mwana wanjye. Ngaho komeza amasengesho yawe aho warugereje. Nguhaye umugisha wanjye mwana wanjye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amina. Mpaye umugisha abazawusomerwa bose, bazabumva bose, n'abo ngutumyeho bose, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Uyu mugisha niba utawushaka byivugire, ariko wawuhawe. Kandi murebe igihe awuzaniye, awuduhereye mu bihe bikomeye. Ibi avuze abwira abayobozi ba kiliziya bose, arabibwira isi yose, ariko ndashaka ko abumva ikinyarwanda. Niba mubwumva neza, ibyo avuga iwacu nk'uko biri, haba mu kiliziya, haba mu butegetsi bwa leta. kandi abivuga bisobanuye abarebwa n'idini abarebwa n'idini n'abarebwa na politiki. Ariko ubwo bwicanyi ibyo bintu byose
aba bantu bazira ubusa, banzira akarengane, nibyo byuzuye mu gihugu cyacu. Abo bihaye Imana badasenga, abo bihaye Imana bibereye mu by'isi, iyo bataza kuba bahari, igihugu kiba gifite amahoro, kuko gusengera hamwe nibyo bihosha ibyo bibi byose birimo bikorwa imbere y'amaso yabo. Iyo baze guhamagara abantu ngo nimuze dusenge, dufate rozari, dusengere hamwe, tubifateho nk'intuza, nka gahunda, kandi tubikore bivuye ku mutima, iriya ntambara ntizabagaho, Imana iyibonye muyisengana umutima utuje kandi wemera, irakumva. Kandi iyo muri kumwe bihesha imbaraga amasengesho ya buri muntu, noneho bigahosha ibyo shitani irimo yoshya gukora mu gihugu. Ubushize narababajije nti binaniza iki? Kukibuza ari amasengesho, ntabwo ari imbunda, ntabwo ari amasasu, ntabwo ari urwangano ngo wanga mugenzi wawe nk'ibyo, no, ikibuze ni amasengesho. rozere twayihawemo ubushobozi burusha ziriya za intwaro za kirimbuzi. rozere iyo muyivuze mukayivugira hamwe, mukayivugana umutima we ukunze wemera, izo ntwaro za kirimbuzi ntacyo zibageraho, ntizibageraho. Yezu yivugiye ati wemera turi kumwe. Bantu b'Imana, mwumvise ibizaba nyuma y'urupfu rwa Papa Benedict 16. Abashaka gukomeza gutekereza, musome ibyanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe cyangwa se Revelation, igice cya 18, muhere ku murongo wa mbere mugeze ku murongo wa 8, mutekereze. Musabe inema yo kwemera, yo gushishoza. Musenge.
ese bya bice byavutse mu kiliziya muri mesaje zindi jyewe abashobora gusoma mesaje zo kuri www.saintamour.org icyo ni igifaransa, ariko ushatse mesaje ziri ajour biri mu cyongereza, originali bari mu cyongereza www.holylove mu ijambo rimwe holylove.org. Yezu yatangiye mbere rwose avuga ibice bibiri, kimwe cyitwa modernisme, ikindi cyitwa traditionalisme. Ibyo bice bibiri byagaragaraga ku mugaragaro rwose, cyagaragara. Bamwe abamodernisme bavuga bati kiliziya ni inzu igomba gukosorwa, gukuburwa, guhigira kugendana n'igihe. Abandi bati kiliziya ishingiye ku mahame adahinduka. Imana ntihinduka. Ibyo twatojwe n'abakurambere, abatangiye idini, uko babisize niko tuzabisiga. Imana ihoraho, ntikenewe kwiyuhagira, kwambara neza, gutega imideri cyangwa se kugira gute. No, uko yari niko iri, niko izaba. N'inzu yayo nuko kiliziya. Ibyo bice rero Papa Benedict yari kuri icyo cya nyuma, iki avuga ati inzu y'Imana, donc kiliziya ni uko yari na n'ubu niko iri, ntigomba guhinduka. Abandi bati no, ugomba kuyikura, ugomba kuyivanamo. Aha rero niho mvuga nti musome kiriya gitabo Revelation Apocalypse 18, nanze kwisoma, iri mu gifaransa, 18 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8. Buri muntu afite Bible yumva asoma, akayumva, ajya aho ngaho ayireba. Twahawe urupfu rwa Benedict
nk'ikimenyetso kwarabaye itariki ya 31 yarapfuye z'ukwezi kwa 12 2022. Nyuma yaho twitware gute? Mwumve ijambo rya Yezu, murebe ibyanditswe, muraza kwitoreramo, kwihitiramo, ariko jyewe byari kunjya ku mutima. Nababwiye ukuntu Signe yabaye yerekanywe kuri demission ya Benedict, ikaba yongeye kuba ku rupfu rwa Benedict, kandi izo Signe zose ari preoccupé ku mitwarire ya Kiliziya. Iki gihe nicyo kuzamurwa kwemera uko bikomeye. Bikira Mariya ntibabyemera, aboneka ikibeho ku itariki ya 15 y'ukwa 5 1994, abonekera Valentine Nyiramukiza, na n'ubu aracyamubonekera. Yaravuze ati ni jyewe uzabiyerekera ukuri. Kandi Bikira Mariya aracyabonekera. Niyabonekeye Valentine ugakurikira aho waba uri hose, urumva ukuri, urumva aracyavuga, aracyaza kutuburira, aracyaza kutubwira mukurikire